abadukurikira babani nawe bamuzi. Yesu nashimwe mukozi w'Imana. Yesu habwa kuduha ikaze kandi natwe tubahaye ikaze. Iminsi myinshi ukuri iminsi myinshi cyane hari haciye agahe umuntu aba yihugiye ari mu bihe byo gusenga rero ariko buriya ikidahura n'imisozi. Wari umbwiye ngo uba wihugiyeho urimo mu byo gusenga. Umuntu ari mu bihe byo gusenga cyangwa se n'indi mirimo igiye itandukanye y'ubuzima, rero ntabwo warenganya umuntu ngo ntiduherukane. Hari umuntu wavuze ngo iyo umuntu ari gusenga ngo ntabwo aba ari guhamba imbwa. Ubundi gusenga se ni iki? Gusenga ni ugusaba. Iyo umuntu asenga abasaba kandi abasaba icyo adafite. Iteka n'iteka gusenga ni ugusaba. Dusaba imbaraga kandi nta mbaraga dufite, sibyo? Dusaba amahoro kandi nta mahoro dufite. Rero gusenga ni ugusaba. Rero iteka n'iteka icyo usaba ikintu udafite. Gusenga se ntabwo twavuga ko wenda yaba ari amakuru uri mu kwaka, wenda tuvuge gusa harimo gusaba. Gusaba nyine twabikuye muri iyo focus no gusaba. Ariko haba harimo n'amakuru. Nyine iyo dusabye turahabwa. Biravuga ngo nusaba nimushaka muzabona. Nimukomanga muzagira gute? Muzakingurirwa. Naho undi muntu ujye ukingurirwa rero ni umuntu wabashije guhabwa icyizere iwabo mu rugo. Yego. Mu rugo runaka niwe umuntu ukingurirwa. Ubwo no kuvuga ngo iyo uri gusenga urimo gusaba uri no kugira ngo wenda habe hari n'amakuru. Erega gusenga birabohora, gusenga birakiza. Kandi iyo umuntu asenga yirinda byinshi, nubwo gusenga birinda byinshi cyane. Ubwo nimba usenga ntiwajya mu kabari kandi uri umunyamasengesho, kandi mu kabari haberamo byinshi cyane. Usenga ntiwahura n'izindi ngorane, uri mu bwisho bw'Imana. Impamvu muri byose mwuka baravuga ngo abari mu maba y'Uwiteka nahise yahinduka bageze gute? Barashinganye. Mukozi w'Imana rero n'ubu ni nkuko wari utubwiye ngo wari urimo gusenga, ubwo urukumva ko kuba twagutumika twemerera, ubwo hari amakuru nyine wakuye mu gusenga, hari n'imbaraga wakuye mu gusenga. Niyo mpamvu ngira ngo noneho tukwakire ku murimo. Iyo umuntu asenze arahishurirwa, kandi umuntu ahishurirwa bingana nuko yizeye. Hari ibyiciro bibiri byo guhishurirwa rero, hari n'ibyiciro bitatu byo kubana n'Imana. Gusenga ni kimwe, no kubana na Yesu ni ikindi, no komatana na Kristo nawe ni ikindi. Abantu rero ntabwo babizi. Bazi ko gusenga ari ugukora amasengesho, bazi ko gusenga ari ukwigiriza aho ya. Ahubwo gusenga nuko biravuze ngo mu mafo y'umunsi umutima wa Adamu wahoraga uri connected n'Uwimana. Ngo Adamu amaze gukora icyaha, Imana ihita ibimenya. Kubera iki? Umutima wa Adamu wose ucomoka w'Imana. Rero abantu kuba basenga ariko badafite gukizwa ni zero. Kuba abantu basenga ariko badafite kubaha Imana, badatinya icyaha ni zero. Ubwo ni nk'icyapa kiyobora abantu? Cyangwa se ni nk'ikiraro cyambutsa abantu. Urakoze cyane mukozi w'Imana rero n'ubundi gusenga nkuko ubitubwiye, ubwo harimo kubona amakuru kandi ukawutubwiye ko wari urimo gusenga, hari byinshi Imana yakubwiye, hari byinshi Imana yakubikije. Reka tugusabe rero udusengera Imana abadutegereje kugira ngo bumve bakurikire Umuremyi TV, bumve ikimana ibashakaho. Ntago ari wowe urababwira, ni Imana igiye kubabwira. Rero reka nkusabe udusengera Imana twinjire muri uwo mwuka. Uwiteka Mana nziza, uri Imana ivuga bikaba wategeka bigakomera, uri ibyiringiro bizima by'umugaro, uri Imana ivugana natwe mu ijwi ritaboneka ariko wajya gukora ugakora ibiboneka. Perasti for the wasmandi kosiko taya bini for a before dry henitaya smado stifo man perasti for mandi kosiko taya bini for nedo wenda kumva mwami henimanga manga yasire nongoni nganima dostifo nyidibini fone de nemerera mwami uzuhereza umugisha abantu badukurikiranye ikasikasi n'ikosikose amajyepfo n'amajyaruguru ntabaringe ahubwo izina rye rihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu amen. Imana ibaha umugisha. Bivuze ngo iyo dusenze ikirere Imana iba yakejeje. Abantu banyihangane ndi kumva natari mu mbaraga nyinshi cyane, ariko uko bigenda biza ndaza ninzira mu mbaraga. Ko ntago tukiri abacu ngo twiyobore, kandi buriya iteka n'iteka ibintu bitangiye gakeya birangira bimeze neza, kandi buri ibintu bitangiye bishyushye birangira bikonje. Hanyuma rero icyo Imana bashakaho, Imana ishaka ko mukizwa ku gato no ku kanini. Bibiliya ivuze iki? Biravuze ngo dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka.
ushobora kubaho Imana ariko uri mu byaha, ariko birasaba kuva no mu byaha ukajijuka. Umwanditsi yaranditse aravuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabashirwa kunyeganyezwa, ahubwo uhoramye iteka. Aravuga ngo nk'uko inkike zigose Yerusalemu niko Uwiteka gusa abantu be. Impamvu ducisha y'ijambo Bibiliya ivuze iki? Yohana igice cya mbere korera ku murongo wa mbere haravuze ngo mbere na mbere habayeho jambo, kandi uwo jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana. Biravuze ngo icyaremwe cyose cyaremwe n'ijambo. Niyo mpamvu iri kubaho na rwego wageraho utakenera Imana, kandi iri kubaho ni ikiraro kigusatiriza ku cy'Imana yavuganye nawe. 2025 ibyari kukubaho, ibirimo birakubaho, ni ikiraro kigusatiriza ku cy'Imana yavuganye nawe 2026. Ndagira ngo nkubwire ngo ntago Imana ishaka kuvugana nawe uyu munsi, ahubwo Imana ishaka kuvugana n'umusozi uri imbere yawe. Kubera iki? Ntago Imana yageze ivugana na Dawidi ari mu ishyamba, hoya, ahubwo Imana yavuganye na Samweli. Kubera iki? Samweli niwe wari ufite ihembe ririmo amavuta agomba kumenwaho Dawidi. Kabiri, ntago Imana yageze ivugana na Sarubabeli, hoya, ahubwo Imana yaritegereje umusozi igenda iganiriza umusozi. Uyu mwaka Imana ishaka kuvugana n'umusozi uri imbere yawe. Yitegereje umusozi ibaza umusozi ngo mbese ubundi wiyita iki imbere y'umugaragu wanjye. Imana igenda ibonana n'umusozi uri imbere yawe. Ndagira ngo ubwego ntago Imana yegeze ivugana n'uyu mubyeyi Hana ubwo yari ategereje Samweli, hoya, ahubwo uyu mubyeyi, ahubwo Imana ntago yegeze ivugana na Ana uyu mubyeyi Hana, hoya, ahubwo yagiye kuvugana n'umutambyi Eli. Kubera iki? Eli niwe wari ufite ubutware bwo gutegeka kugira ngo Samweli agire gute avuke. Wibike ko bahuriye muri Nibature, aravuga ngo wa mugore wasinzihire, undi avuga ngo sinasinzihire. Umva kundi yamubwiye ngo ngaho genda undi mwaka nk'iki gihe Uwiteka araba yagusubije ibyo waje gushaka. Kubera iki? Kuki Imana itavuganye n'uyu mubyeyi ahubwo ikavugana n'umutambyi Eli? Bishatse kuvuga ngo Eli niwe wari ufite gutegeka. Imana nivugane nawe, ahubwo Imana ivugane n'ufite iki igitangaza cya umva ubuhanuzi. Kubera iki? Uyu mwaka Imana ikuyeho ubivuga, Imana izanye ubikoraho. Amen. Pelasima dostifo mandiko sikotaya binifo. Mwanditse arandika aravuga ngo kurira kwararira umuntu, bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Niko yavuze muri Zaburi 36. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana ikuye ubivuga, Imana izanye ubikoraho. Wabyumvishe mu matwi yawe, yavuganye nawe, yagutumye benshi cyane, baraza barakuganiriza, yewe warahanuriwe ndetse nawe wararose. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo igihe kirageze ngo Imana ikuraho ubivuga izane ubikoraho. Nta wundi muntu ubikoraho ni Kristo. Ageze kwa Lazaro yapfuye, akora ku gituro, Lazaro arazuka. Uyu mwaka Imana ivanye ubivuga izanye ubikoraho. Pelasima dostifo mandiko sikotaya binifo. Kubera iki? Kubera ko wihanganiye ibikugerageza. Ndagira ngo nkubwire ngo nubwo uri guca mu bikomeye bikagutera ibikomere, mu ijuru hari Imana yiteguye kugukuramo ukomeye. Ntago Imana yaguhanagura amara utarize mama. Papa, ntago Imana yakomora igikomere utakomeretse. Yeyo mpamvu umwanditsi yavuze ijambo rikomeye Yakobo, aravuga ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza, ngo kuko namara kugeragezwa azemerwa, namara kwemerwa yambika ikamba ry'ubugingo. Hari abantu benshi bicira inzira ariko bakirwanira mu kigeragezo, ariko nibivuze ko ikigeragezo kikuweho. Nje nkunda ijambo kandi nayo ngushishigarije gukunda ijambo. Ntabwo Bibiliya ari inyuguti, ahubwo Bibiliya ni igihishwe mu nyuguti. Ntago abantu babyumvisha. Narivuze ngo Bibiliya si inyuguti, ahubwo Bibiliya ni igihishwe mu nyuguti. Kwizera ni iki? Kwizera ni ukwizera udashidikanya yuko iby'ubwawe n'Umwami Yesu bizagira gute bizasohora. Iyi Imana idutuma ahangaha ibigira ngo nawe watenebutse wongere ugaruke, ibigira ngo nawe uri gutakaza ibyiringiro wongere usubizwe mu ibyiringiro. Ndagiye ngo nkubwire ngo Imana ivugana natwe mu ijwi ritaboneka, cyangwa se mu ijwi ritaboneka, ariko iyo igiye gukora yo ubwayo ikora ibiboneka. Niki kiguteye ubwoba? Amasezerano akujyanye kure, ariko reka nkubwire kuri Imana yambwiye, yarambwiye ngo nze mbabwire ngo uko utazi icyazanye isezerano niko utazi ikizarisohoza. Uko utazi icyazanye isezerano niko utazi ikizarisohoza. Bana yaranumye ngo nze mbabwire ngo dostifo penasti for the worst. Bona rindi gusenga domain Imana yarasanze, yambwira ngo nimusenge
musenga cyane kuko Satani agiye guteza umwuka mubi mu bana b'abakobwa bakiri batoya, agiye kubateza umwuka wo gutwara amada. Abantu musenge kandi musengesha umwuka iteka. Satani afite ifuhe, ashaka musengera urubyiruko rw'abana b'abakobwa kuko Satani ashaka ko batwara amada bakiri bato. Uyu mwuka Satani yawumenye ku isi. Abantu musenge. Reka mbabwire, Imana ikora igito niyo ikora igikomeye. Imana ikiza umutwe n'ikiza kanseri. Imana itanga gutwita n'itanga kubyara. Ndumva kandi ifashijwe. Amen. Uva kuri Imana ivuganye nanjye, ndagerageza gutanga amayishurirwa nabonye ndetse n'ubuhanuzi rimanuka mutanga. Imana ivuganye nanjye irambwira ngo uneze amatwi, ufite amabuye 10 y'amashimwe Imana yaguye, y'amashimwe Imana yakuremeye. Umva igitangaza, iki yarutse kugukorera cyaragushimishije, ariko irambwiye ngo noneho igarutse gukora ikigutera ishimwe ruta irya wishimye. Agomvisha ikuremeye ishimwe, ishimwe Imana ikuremeye rifite amashimwe aruta ayo uherutse gushima, kuko igitangaza Imana ikoze kiraruta ikiherutse gukora ku buzima bwawe, kuko Imana irakuhetse. Ikindi Imana irambwira ngo nze mbabwire ngo abadiyakoni ni mu gisengera umurimo, abashumba mwaraguye ni mu kiyoboye inama. Imana irambwira ngo irabaziye, inkoni yayo irabaziye, nimugaruka ku rufatizo ngo kubera yuko murimo murayobya abantu benshi ntabwo ijuru rizabyihangana. Imana irambwira ngo ije gukina finale, ije gukina finale ku badiyakoni batagisenga, ije gukina finale ku baririmbyi biyoberanya, ije gukina finale ku bavuga butumwa, ije gukina finale ku bashumba. Iki Imana yantumye ngo nze mbabwire bantu muba maso, kandi uyu ni umwaka wo guhabwa agaciro, ariko agaciro k'Imana ni umwaka wo guhabwa agaciro n'abantu bubashye Imana. Abantu bubashye Imana, Imana igiye kubaha agaciro. Imana irambwira ngo ninze mbabwire ngo kandi iri kwimikira amavuta mu yandi. Irambwira ngo mbabwire ngo iri kwimikira amavuta mu yandi. Ega ntabwo Imana ihamagara abakomeye, ahubwo Imana ikomeza abo yahamagaye. Ndambwira ngo kandi nari ndimo ndasenga amasengesho y'iminsi 7, ngeze ku munsi wa gatatu Imana iransanga, nari ndi mu cyumba nikingiranye ndimo ndasenga ndi muhe byiza, Mwuka Wera aransanga arambwira ngo ninzaze mbwira abarundi basenge kandi basenge batisengesheje, kubera ko nagiye kubona mbona guverinoma y'u Burundi mbona irahindutse, mbona birahindutse, ngiye ko mbona ubuyobozi burahindutse. Mu kumara guhinduka ngiye ko mbona umuyaga mwinshi cyane uratambutse, ako kaya ngiye ko mbona hamanutse imitaka. Imana irambwira ngo abubashye Imana mu Barundi, Imana ibahaye imitaka. Imana irambwira batwikiriye, Imana irambwira batwikiriye, musengera iki cyago kigiye gutera i Burundi. Musengera igihugu cyanyu mwa Barundi mwe, kubera iki mutabaza Imana ibahereza imitaka nkuko nabonye Imana iyitanga. Ariko hari habanje umuyaga umaze gutambuka, mbona igikurikiyeho haje imitaka, mbona buri muntu wese marayika w'Imana arimo aragenda amuhereza umutaka, nkabona amuhereje n'igitabo mu ntoki ze. Imana ivugana nanjye ngo ninze mbwira abarundi ngo musenge. Wasengaga rimwe asenge kabiri, wasengaga kabiri asenge gatatu. Erega abarundi Imana irabazi, kandi bafiteho umugambi, kandi bafiteho ikimenyetso, kandi ntabwo ibangira bakunda. Mugambi w'Imana ni uwo kubagirira neza, niryo mugira umutima, ariko musenge nagari za bindi mumenyereye kumva.
hoya mureke kuba nk'abandi babyumva bakavunira ibiti mu matwi. Nimusenge kubera ko Satani yabamemyemo umuyaga mwinshi cyane. Musengera uyu muyaga uko nabonye ibice bimwe bimwe bihinduka nyine nabivuze. Musenge musabe iyi mitaka Imana ibakwizemo. Nuko Imana yambwiye ngo nze mbabwire ngo musenge. Ikindi Imana ivugana nanjye irambwiye ngo ikimenyetso gikomeye cyane nuko hari abantu bagiye, hari itorero rimwe ryo mu Burundi rigiye gushya, kandi iri torero rizaca ku social media abantu bazabimenya. Icyo nicyo kimenyetso Imana yampaye. Ikanisa imwe igiye gushya ikomeye mu Bujumbura, igiye gushya ifashwe n'inkongi y'umuriro. Icyo ni ikimenyetso kibahamiriza ko Imana yanumye. Abagira ubuntu ni wowe Imana inumyeho. Abagira ubuntu musenge, kandi musengeshe umwuka iteka. Ikindi mbona abantu benshi bafokasinze ku by'isi, barimo bashaka iby'isi nk'aho bagashatse iby'ubugingo. Mana irambwira ngo irababaye. Yewe nyiranzihaneje, yewe ndabimenyereye we. Urabwirwa ariko ntago wumva, wavuniye ibiti mu matwi ubyicurize. Ndagira ngo mbwira ngo Imana irakuzi. Uyu mwaka wa 2025 n'umwaka Imana irimo irimukira amavuta mu yandi. Ndagira ngo mbabwire ngo Dawidi yarahishwe, ariko Dawidi ari kuva mu ishyamba. Yewe Sawuli we, ugiye akaba kagiye kumenyekana, umenye ko ingoma yawe irangiye. Dawidi agiye kuva mu ishyamba. Dawidi avuye mu ishyamba ahanganye na Goliyati, ndatwara igihanga cy'Umufilisitiya, ndabunera mubonye. Bibiliya iravuze ngo nuko Sawuli aramubaza ngo baza se uwo mwana uwo ari we. Haramusubiza ngo nitwa Dawidi mwene Yesaya w'i Betelehemu. Umva ubuhanuzi kandi difo enebo enetra. Mana yanjye nakuzaga kati. Umva ubuhanuzi Dawidi kwica Goliyati cyari igihamya, bwari ubuhamya ariko bufite gihamya. Dawidi kwica Goliyati bwari ubuhamya ariko bufite gihamya, kuko yaza kwica Goliyati akagenda adafite igihanga cya Goliyati ntago Abisirayeli bari kwemera ko Dawidi yapfuye. Dawidi kwica Goliyati akagenda adafite igihanga cya Goliyati ntago bari kwemera yuko Goliyati yapfuye Abisirayeli, ariko Dawidi gusesekara afite igihanga cya Goliyati bwari ubuhamya ariko bufite gihamya, kuko Dawidi yanesheje Goliyati. Ndagira ngo ubwe ngo Goliyati wawe Imana imukuyeho.